uyu munsi nateguye akantu gato twigana katari gutwara amasaha menshi ariko ku byo buri wese arumva akisanzemo nuko nkongera nkabaza niba muri twebwe hari umuntu ufite igitabo cy'inama z'itorero mugabane wa kabiri hari umuntu ugifite nawe akidufashisha gakeya tukibere umutungo dukeya noneho umutwe w'amagambo tugiye kwigana muri aka kanya tukutubwira ngo twegereje iwacu mu ijuru twegereje iwacu hehe ko kantu nagize ngo twigane kagufiya gasa nakoroheje no mu ntekerezo nagira ngo turagenda dusoma buhoro buhoro turebe twegereje iwacu mu ijuru ibizaba noneho isomo tugiye gusomaho muri aka kanya reka turebe ni Abakorinto rwa mbere igice cya 15 umurongo waho ni uwa 52 biringiro ndi kumva ngiye gukorana nawe kugira ngo nihute niba wageze hagere uhasome ba mbere b'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 52 ariko tubwira ngo mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe natwe tugenda gute duhindurwe nuko tugiye kwiga ntabwo twiga byinshi ntabwo njya ku wicare gakeya niba ntibarangiye nuko ariko turi kwigana umutwe w'amagambo tubwira ngo iki ko ntababona twegereje iwacu hehe niho tugiye kwigana umutwe w'amagambo tugiye kwigana noneho Pawulo nawe abirebye aravuze ngo mu gice cya 15 rwa mbere rw'Abakorinto umurongo wa 52 ngo maze mu kanya gato nk'ako guhunga ngo duhindure ariko tuzaba twegereje iwacu hehe ubwo tuzaba twegereje iwacu mu ijuru tuzapfa akagerayo se ahubwo tuzaba turi kuharira ariko tuzaba twegereje noneho ngo Pawulo abyeretswe abirebye aravuze ngo maze mu kanya gato nk'ako guhunga ubwo ni kugira gusa tuzareba ibyiza biri ayo ni amagambo tugiye kwigana mu gihe buhoro buhoro rero muri icyo gitabo cy'inama y'itorero umugabane wa kabiri ngira ntihari niba ari abagifite barakiduha ku paji ya 43 niho hari amagambo y'uburyo ubwo Yesu azaba agarutse bwa kabiri uburyo abacunguwe uburyo bazamureba uburyo hazabonekaho imigabane muri telefone mu rugo nagise uburyo hazaboneka imizuko ibiri umuzuko wa mbere ni uw'abakiranutsi umuzuko wa kabiri ni uw'abakiranirwa noneho kugira ngo abantu baboneke mu buryo bubiri ngo Yesu bwe ngo azaba afite impanda yakozwe mu feza azaba afite impanda yakozwe hehe turagifite gishobora kureka kibona maze tujyane hari ibyiza byinshi ikigisho ntabwo ndi kukibuka no gutanga ku bwoko bw'Imana niba ni mu bigendanye n'ibyo biti kandi nabashije gufata ariko ni ahantu harimo amagambo ari kuvuga ngo umukiza wacu bazafata impanda yakozwe mu feza ngo narangiza yivugiremo inshuro 3 ngo namara kwibwiramo inshuro 3 ngo abacunguye bo nako ngo abapfuye bafite kumwizera ngo bazabanza kugira umuvuko wa mbere ngo ariko ijwi rya kabiri rizongera kuvuga azavuga mu majwi 3 ngo abazutse nibazuke ngo ariko abazaba baratwanye ibyaha cyangwa se abazaba bakeneye kuzuka umuzuko wa kabiri iyo mpanda nta kizabamarira ahubwo abo izabwira bagakanguka ngo bazaba baramenyeranye nawe mu bihe bye byose bakiriho bari bazima nahabonye icyigisho cya kabiri igitabo cya mbere icyigisho cya gice cya mbere okay ndumva ari aho ngaho none ubwo byiringiro bahaguhe neza tugiye kunyurira ahasigaye igitabo cya mbere cyigisho cya kabiri
icyigisho nacyo ni icya mbere, icyigisho ni icya mbere. Ingororano yerekeye abakiranutsi. urahera aho haruguru gakeya ni isaha nihagera ndakubwira uri kuhagenzura. Noneho ngo muri iyo mpanda yakozwe mu feza ngo abakiranutsi bo bazayumva vuba, ariko turigana umutwe amagambo kugira ngo iki twegereje he Iwacu mu ijuru. iwacu mu ijuru. Nongere mbabwire ko twaje gusengera hano ni wacu aheza ni ariko ikindi nongere mbaza, hari igihe dushojeje amateraniro aho wumva ukumbuye, aho wumva ushaka, ni hano ni mu rugo. Iyo wegereje uzi ko ari ibyiza uranezererwa. Twegereje hehe iwacu mu ijuru. Aha turi ntabwo ari iwacu, turacumbitse, igihe n'igihe tuzacunga. None bagishaka aho ngaho reka dusome muri kino gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje 280 maze twumve uko ibyiza bihari. Ntabwo dusoma byinshi, turashoma dukeya ariko tuzigendaneho. 280 Tuhabona. Mufashe hano noneho ukoresha 41. Datinze amaso yacu yerekezwa iburasirazuba. haranditse ngo ni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje ni 280. haranditse ngo abakiranutsi bakiriho bahindurwa mu kanya gato ndetse nk'ako guhumbya. Ijwi ry'Imana rikimara kumvikana bahabwa ubwiza, bahinduwe abadapfa kandi bazamuranwa n'abera bazutse ngo baje gusanganira umwami wabo mu kirere. Abamarayika bateranya intore zo mu birere bine by'ijuru. Abamarayika bashyira utwana duto mu biganza bya ba nyina. Abamarayika bashyira utwana duto he mu biganza by'abanyina. Ariko tuba twakageze mu ijuru, ahubwo turi kwitegura kugenda gute ngo tuhegereje, turi kuhareba hari ibigiye gukura bizatuma winjira. Sibyo mu nyumvire nibyo tugira ngo tuzamukane. Harakomeje ati inshuti zari zimaze igihe kirekire zaratandukanijwe n'urupfu zongera guhura ubutazongera gutandukana ukundi, maze bazamuka baririmba indirimbo z'umunezero zerekeza mu murwa w'Imana. Twese hamwe twinjira mu gicu. Twese hamwe twinjira he Mu gicu. Twese ko turahase. Abazaba bariho icyo gihe abazaba bariho ijyari Icyo gihe ngo ere nawe utagiye kubyereka ngo twese hamwe duhurizwa hehe mu gicu. Ariko ubwo ntituragera iyo tuzaba, ariko turigana mu twamagambo tubwira ngo twegereje iwacu hehe mu ijuru. hari ibigiye gukorwa. Hari icyo cya mbere baravuze ngo ere nawe yagiye kwerekwa ngo yerekwa ngo hari abamarayika benshi ngo bafashe utwana tuduhinja hehe mu biganza byabo. Komeza. Harakomeje hati kandi byadutwaye iminsi 7 kugira ngo tugere ku nyanja y'ibirahuri, kandi igare ryahagurukaga inziga zahanikaga ijwi ziti uwera, n'amababa yanyeganyega akarangurura ati uwera. Ngo iki ngo n'amababa ngo yanyeganyega ngo akarangura iki? Ayo mababa nayiki? Munsubize, ayo mababa y'imisambi nayibizu nayibiki? N'ay'abamarayika ngo kandi natwe tuzayahabwa. Tuzagenza dute? Muri icyo gitabo ndi kubaza ngo banshakire niho hari amagambo ari kuvuga ngo nitumara gusohora iyo twateganirijwe kure ariho duhirimbanira guhera uyu munsi, ngo nitugerayo ibiriyo byiza biri ngo nuko ngo tuzahabwa amababa, ngo noneho twarangiza ngo abana bacu ngo bazajya bajya gusura bagenzi babo ngo biyambariye amababa, ngo maze birambure hejuru y'ikirere cy'isi, ngo maze bagende ngo nibagerayo ngo bagunje ya mababa, ngo maze bahoberane nabo basanze. Twegereje hehe? Komeza twumve. Harakomeje hati
n'inteko y'abamarayika bakikije igicu bakarangurura bati uweru uweru uwera umwami Imana ishobora byose, n'abera bari mu gicu bakarangurura bati ubwiza haleluya. ariko ubwo babitewe n'iki? uko kuririmba babitewe n'iki? ni ibyishimo by'uko bazaba tubonye. noneho barangije ngo iyo mu gicu ngo maze ngo bararirimba ngo ariko bakoreshaga indirimbo yitwa ngo iki? uwera. mu byahishuwe ayo magambo arimo ngo abamarayika bo mu ijuru isaha iyi tuvugana ngo nta yindi ndirimbo baririmbira imbere y'ishobora byose, ngo ahubwo icyo bakora baravuga ngo uwera. natwe mu minsi igiye kuzaza tugiye kuzafatanya nabo bamarayika kuvugira. harakomeje hati munsi mbega uburyo igihe tuzamubona tukakirwa nk'abacunguwe be kizaba ari cyiza. twategereje igihe kirekire ariko ibyiringiro byacu si ibyo gucogora. aho nashatse cyane, twategereje igihe kirekire, ibyiringiro byacu si ibyo kugenza gutya, si ibyo gucogora. murashaka gucogora, nimucogora ijuru muraribona. ibyiringiro byacu ntabwo ari byo kugenza gutya, uzacogora arasigaye. iyaba dushobora gusa kureba umwami mu bwiza bwe twazahirwa iteka ryose. ndumva nsa naho natera hejuru nti twerekeje iwacu mu ijuru. muri uwo munsi abacunguwe bazarabagirana mu bwiza bwa data n'umwana. abamarayika bazacuranga inanga zabo za zahabu, bazakira umwami n'iminyago yo kunesha kwe. abuhagiwe kandi bakerezwa mu maraso y'umwana w'intama. hazumvikana indirimbo yo kunesha yuzura ijuru ryose. Kristo yaranesheje, yinjira mu bikari byo mu ijuru aherekejwe n'abacunguwe be, ari byo bihamya ko umurimo w'imibabaro n'igitambo utabaye imfabusa. ngo ngwiki ntabwo Kristo yaranesheje. ndabagira ntabwo mbabona ndababuze. gusoma cyane wihuta, ari gusoma cyane wihuta, ntacyo kiri gutuma ntababona. hariho ibyiza byinshi kandi hashingiyeho ibyiringiro. mushaka mwabikurikirana, igihe cyo gusubiza ntabwo cyari cyagera, ariko ndikubashaka nkababona. mu nkundire mbabona, shaka kubinjiza mu bikari bya heri. ibyo nshaka nta bindi, nta wundi mugambi wanjye mfite. niyongera asubire intwaro gakeya mwumve. kanze kadusome noneho gahoro turebe. haranditse hati muri uwo munsi abacunguwe bazarabagirana mu bwiza bwa data n'umwana. abamarayika bazaba bacuranga inanga zabo za zahabu, bazakira umwami n'iminyago yo kunesha kwe. ariko ubu abamarayika bazaba bacuranga bitewe n'iki? n'ibyishimo bya twebwe se? yingo muvuge ngo yingo se ko muri kuvugana u Rwanda bagirana. ni ukuvuga ngo abo bamarayika bo bazaba bari kubona ngo iminyago isosotse mu maraso yanyu ya Yesu, ngo nibarangiza bahanikina. ntabwo ari twe tuzaba ducuranga, ahubwo tuzaza nawe turi gucurangirwa. maze Yesu ari kwishima ati dore abona toborewe amaraso akava, dore ngaba baraje. ariko twegereje hehe? komeza twumve. aha narakomeje hati abuhagiwe kandi bakerezwa mu maraso y'umwana w'intama. hazumvikana indirimbo yo kunesha yuzura ijuru ryose. ariko hariho ibyangombwa bisabwa, murankurikiranye. ngo ni abazaba barakunze ko imico yabo n'imibereho yabo byozwa mu maraso yanyu y'umwana w'intama. utarogejwe mu maraso y'umwana w'intama wapi ntabwo azacurangirwa, nta byiza azabona. Kristo yaranesheje, yinjira mu bikari byo mu ijuru aherekejwe n'abacunguwe be. aho niho nashatse rero, aherekejwe n'abagenzi bacu abacunguwe w'Imana. arimo nawe nabe n'undi nawe barimo nabe, ariko nabitwa ngo ni abagenzi bacu, abacunguwe. ngo maze abamarayika ubwo bazaba bari imbere, reka bari gucuranga w'Imana w'umunyabyaha yaracunguwe, yogejwe muri amaraso y'umwana w'intama, nawe ari akurikiyeho. zabitanejejera twegereje he? ari byo bihamya ko umurimo w'imibabaro n'igitambo utabaye imfabusa. ibyo nibyo bizaba byerekana ko umurimo ni iki? umurimo wa Yesu n'igitambo cye. Yesu yatambaga akava amaraso kitapfuye iki? kitapfuye ubusa. iminyago irabonetse iva muri ibyo bisebye.
Yesu yakirana urukundo rutarondoreka abakiranutsi be mu munezero w'umwami wabo. Umunezero w'umukiza ni uwo kubona abo yacunguje imibabaro y'urupfu rwe no kwicisha bugufi kwe bageze mu bwami bw'ubwiza. ariko urukundo ikizanezeza Yesu ya maraso ye yapfuye ubusa ngo azanezezwa no kubona iteraniro nkatwe turaho ndetse n'abandi bari hirya nkavuze ndetse n'ahandi ngo abonye bari inyuma ye ngo none ngo zajya yicebuka reba ati burya igitambo cyanjye nticyapfuye iki ubusa. Komeza. Haranditse ngo Kristo azitegereza ingororano ze mu musaruro w'umurimo we. Muri iyo mbaga nyamwinshi umuntu atabara bagaragajwe batagira inenge imbere y'ubwiza bwe mu munezero wuzuye. Uwe nyiramaraso yaducunguye kandi wagize imibereho yatwigishije azibonera umurimo w'umutima we kandi azanyurwa. Azibonera umurimo w'iki ngo kandi azagenza ate? Zaba ari ingorane ntabonetseyo nangwa ntuboneke yaba yanezererwa nta cyamunezeza kereka azanezezwa nuko azatubonyeyo twese. Haranditse ati nabonye umubare munini cyane w'abamarayika bavanye mu murwa amakamba y'ubwiza, ikamba kuri buri mukiranutsi. Ubwo ariko ubwo dutashye twagezeyo muhundire tujyane were nawe tugiye kwerekwa ngo abona hari abamarayika niba ari Yesu ubasumye namwe mukurikirane mwumve ngo arangije ngo afata iki amakamba y'izahabu mutari kubyumva neza bagire nte ngire sire ruguru babyumva. Haranditse hati nabonye umubare munini cyane w'abamarayika bavanye mu murwa amakamba y'ubwiza. Bavanye mu murwa amakamba bayajyanye uri kwishidikanya manzo utazajyayo uri kubivuga udahanisha se barazayazanira ndeko ndikumva urugushidikanya ahubwo ngo nawe yagiye kwerekwa ngo abona abamarayika benshi batabarika ngo bagiye kumumurwa ngo ariko cyari kibajyanye ngo kwari ukuzana iki ngo yiki yizahabu bayambike babakiranutsi bashagaye ndeye Yesu urimo nangwa ndimo icyo cyari komeza kumenya. Ikamba kuri buri mukiranutsi kuri ryo handitseho izina rye. Mbawe twegereje wacu hehe izina rya buri muntu uri hano ngo ariko ku ikamba rye hazaba handitseho izina ry'uwo muntu rya nyiri iryo kamba. Murankurikiranye none si iryo kamba ni iki? Baratubwiye ngo ni imirimo yabereye gukiranuka kwabera umuntu uwo ari we wese w'umugorozi wemeye ubutumwa bwiza afite umurimo azakora uzatuma ahabwa ikamba ngo kandi kuri iryo kamba ngo hazaba handitseho izina ryawe ndetse n'izina ry'uwo wakijije. Iryo kamba ni ribi ni ryiza. Uko Yesu yahamagazaga amakamba abamarayika barayamuherezaga. Yesu yuzuye urukundo agashyira amakamba ku mitwe y'abera n'ukuboko kwe kw'iburyo. Mva gusa ninde wabikoraga? Yaragendaga agasanga ati w'Imana yarakiranutse none mumpereze ikamba nkwereke nuko ubwo abandi mwese muzamuhagaze aho ngaho dore iyo byiza biri ruguru wenda mumbwire muri ibyo byiza nuko wa mbere wenda ukanihereho tunazaba nyuma nuko no barangiza batujuri mushyizeho amen. Ubwo ukurikiyeho ni gutyo nundi nabari gushega ati nagiye bampi ibyanjye kuko ntawe uzicara aho ngaho hari umunyabyaha zaruwe abanyabyaha bo bazabategereje kwa kangahe kabiri. Noneho nibarangiza ngo Yesu ubwe niho ngo azafata muri ya makamba uko rizaba riremeye nuko rizaba ringana simpuzi ngo none yarangiza ngo we n'akaboko ke k'iburyo niko kazaba kabikora ntagara abamarayika ubwabo ahabwo icyo abamarayika bazaba bakora bo ni ukuyamwegereza hasi yarangiza akajya afata iryanjye akarimpereza byanditseho izina ryawe. Abantu 144 bari bahagaze ku nyanja y'ibirahuri ku murongo ushitse wa mpande enye zingana. Marayini burya nayo kera ngo ku murongo ugenzutse gahunda gusa burya aba bahungu ngo badushyira kuri gahunda barakopeye bagenze bate barakopeye tugendane uja kurayina
waba utagiye kura ibi kugira gutya ikintu ushaka wawe ati kandi ko ndembye ko mpfuye atoye none twumvishe ko no mwijuru bazaba ari kumu nuko w'Imana avaho akurikiraho ndaja kwiyicara akomeza twumva harakomeje hati bamwe muri bo bari bafite amakamba arabagirana cyane abandi bafite arabagirana buhoro amwe muri yo yagaragaye aremerejwe n'inyenyeri nyinshi mu gihe andi yari afite nkeya bose bari banyuzwe n'amakamba yabo bose baranyuzwe n'iki n'amakamba yabo mumfashe tugendane baravuze ngo hari amakamba ngo ageze utengo ameze ute ngo musubiriremo n'undi we yararemerejwe n'inyenyeri nyinshi andari icya mbere mwararabagirana icya kabiri yararemereye cyane andi nayo uzi kugira ngo uzahabwe inyenyeri njya mbona bano ba generali n'abaki bafite tungahe hano ugasanga isi yose yamushagaye none baravuze ngo icyo gihe ngo abazaba barogeje imico ya mu maraso y'umwana w'intama ngo icyo bagiye ngo Kristo azabakora ngo nuko buri muntu wese azahabwa ikamba ryiwe ngo ariko ryanditseho izi ngo nyuma y'iryo zina rye hakaba hakurikiyeho inyenyeri nyinshi ngo zifite uburemere bwinshi ngo ariko buri wese azaba anyuzwe n'ikamba rye nubwo ntagira iyo nyenyeri ariko nkibona wimbungiriye hano muri iki gihugu njye naravugaga nti niba mu ijuru habagaho igate njye niko mvugaga bakavuga ngo hariho umurinzi uba ku gate wenda Imana ikambwira iti sinkwinjije mu nzu ariko wibera uje ukingurira abinjira gusa mwakumva bineje aho kugira ngo mbe umuhirimbire hano mu isi nakwibera aho ngaho oya ntacyo impamvu mbivuze ubwo imbere simba mpanze ariko urebye wenda ngeze kuri urwo rugi wenda byazantera none bazangira n'imbabazi bakavuga ati uyu muntu ari gukora neza bakabinjiza ingo da yende kubw'imico bakavuga ati ariko rero aba neza agira gute mu mwinjizo gusa umuntu ajya akora agakora hariya harakubutaka hari ku muryango abafite uburenganzira bwo kuvugana na dogiteri ningo da adakomanze cyane atari amahirwe ambulance irazaga ikajwigira yajwigira ntabwo ari ukubasetsa ahubwo dukwereka agaciro k'ibyiza mbonye yajwigira niba yari yasinziye akabona ambulance iraje ahita yirukanka vuba n'umubyeyi agakingura yamara gukingura akongera akarusubiza ambulance ikabiragiye nta peta afite aho ngaho reba kurindagira mwa Inosi nkavuga nti nyubwo nakwirereye ruguru nkaja abamareka binjira babandi bacunguwe na Yesu binjira ngira ntya gusa narangiza bagakubita hakurya nkibera mu nda ariko sinzi inyuma nkibera bya bintwaye iki uko nabyoroshye ariko ni ko yinjije haranditse hati yarakomeje ati munsi ikamba ry'ubugingo rizaba rirabagirana cyane cyangwa se buhoro ikamba ry'iki ry'ubugingo ariko birahindutse bigaragara ko hari amakamba ariko no baravuze ngo ikamba ry'igiki y'ubugingo rizaba rirabagirana bingana iki cyangwa buhoro hakomeza twumva rizaba rirabagiranaho inyenyeri nyinshi cyangwa rimurikiwe n'utubuye duke tw'igiciro hakurikijwe icyo tuzaba twarakoze aho rero rusingi nahageze rero hari umurindi wahimbye ngo imirimo yanjye izabyere kuko izabyereka nahageze ndatsikira navuga isindi n'ubu sinubwo n'abandi kubibwira abantu koko nanjye bifashe ngo inyenyeri kuraragirana cyane ngo bizaterwa n'icyo uzaba waragenze aho hantu harimo akantu byari biryoshye bishyuhiranye ariko bigeze aho akabazo ariko ndi kumva hari abari biri kurabagirana cyane biri kurabagirana buhoro hano nkumva niyo ngiyo nayo zimwe bice zazi zifite amabuye ayo ngo y'agaciro none barutugerereza dute n'uko tuzabatungana uko bibisobanura nuko hari ikindi gitabo nuko ntagize amahirwe kukizana kiri kuvuga bigisobanura iby'izi nyenyeri ngo hari abantu benshi ngo bagiye batanga ibyabo uko bangana hari umuntu utanga ikimasa uko niko yaramutse
hari umuntu utanga igiceri cy'ijana uko niko yaramutse inyenyeri zazo zarabagirana ariko biturukanyije nuko wagenzuye n'ubushobozi bwawe niyo mpamvu hagati bavuze ngo ariko umuntu wese azabanyuzwe n'iryo kamba wacyumvise twakoze ko dushoboye kuko intege ntawe zawe zingana kuko twese nitureshye harakomeje ngo mu ijuru nta n'umwe mu bacunguwe uzabonekayo afite ikamba ritagira inyenyeri. Murakurikiranye mu ijuru ko byakugendekera kose ntawe uzabonekayo adafite iki inyenyeri. none se mu by'ukuri koko uzanabura n'ijana watanganye ubushake ntuzi ko igihumbi cyuzuzwa n'ijana mu nkurikirane hari igihe benshi bajya bavuga ngo ijana se ngo rimaze iki ushobora kugenda hariya kuza kugura icyo ugura ukaba ufite 900 wewe ngo ngiye ngo baga muri iryo jana ngo ryo nkeneye azakiguha nuko wagira ukagenda uzenguruka uravuga uti ijana reka ndishyiremo wese ku cyo wari wariryamye naryo rifite iki ya jana watanze ya 200 watanze ariko ukayatangana atari ubwibano ukayatangana anari kubona aramutse twoniso twatunyenyeri dutoya harakomeje ati nuramuka winjiye nuko muri ibyo bikari hazaba hari nibura umutima umwe uzaba warinjijemo bikomotse kuri wowe. uri kumva rya kamba rya kurabagirana cyane kurabagirana buhoro hari igikorwa usanga warakoze ngo byibuze ngo umutima umwe nurasoma mu by'ukuri wabura n'umwe ngo gusa ikintu cyane jeje ngo buri wese azanyurwa n'ikamba uko warikoreye nicyo uzanyurwa naryo. Mbere yo kwinjira mu murwa w'Imana umukiza ashikiriza abamukiranukiye ikirango cyo kunesha. Mbere yuko winjira he ariko turi kugira ngo twabara ngo iki twegereje iwacu mu ijuru twagera iwacu nyirizina oya ahubwo biracyari mu nzira turacyavuga ibyo dukorera ariko turi kwerekeza iwacu mu ijuru hari ibizakorwa rero ngo hari ikirango nyongera gasubiremo amanuke hera. Mbere yo kwinjira mu murwa w'Imana umukiza ashikiriza abamukiranukiye ikirango cyo kunesha. Ariko ikirango ni icy'ubuntu n'itangazo ikirango ntabwo ari itangazo ahubwo ni hari nk'uko usanga amashuri afite kiriya kintu bambika abanyeshuri hano ikirango cyabo hari ijambo risobanura bitewe ikirango mu yongera asubiremo mu mbere yo kwinjira mu murwa w'Imana umukiza ashikiriza abamukiranukiye ikirango cyo kunesha. Nacyumvishe nashaka fungira ikirango cyiki kugira ngo umwana w'ikigaba afatika bayumvikanye abari smart nabibonye nteruye afite inkweto zifunze hasi afite igutiya y'umukara afite ishati ariko idasa n'ibindi bigo logo murankurikiranye icyo ni ikimenyetso simusiga ni ikirango simusiga cy'umwana w'ishuri wa ntenu urugero karogo ikirango Yesu avuze ngo kizaba ari ikimenyetso gikomoka kuri Yesu abafite na ikiri cya kabiri ku mwana w'ishuri abafite baji rero ikibaho niyo yitwa rogo sibyo rogo rero reka mbabwire cyangwa se tumenye bana bacu igihe tuzatubakira ngo muje ku ishuri muje kwiga muje muri hangana mugenda kuko hari imbere hari yamwe muzatunyuzamo murankurikiranye buri wese komeza twumva muri kuvuga ngo iki ariko sinzi niba twabyumvikanyeho niko bimeze ngo nguki nje nashize irungu twavuze ngo nitangaza ariko byahise bisobanuka ngaho bwamuvuga ngo twabonye ko ari nk'ikimenyetso ni ikimenyetso vola byahise byigaragaza bitewe n'uko usomye nahise byumva ikimenyetso icyo nicyo kirango ntabwo ari ikirango kimwe cy'abanyankore ngo ni ikirango rero dusubiremo haruguru gatoya kugira ngo tumanuke. Mbere yo kwinjira mu murwa w'Imana umukiza ashikiriza abamukiranukiye ikirango cyo kunesha kandi abambika ikimenyetso cemeza ko ari abana ko ari ab'umwami bari ku mirongo irabagirana mpande enye zingana zikikije umwami wabo
Yesu ashira ikamba ry'ubugingo ku mitwe y'abaneshi akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo. Muri buri kiganza ashiramo umukindo w'umuneshi n'inanga irabagirana. Muri buri kiganza cy'abakiranutsi akajya arambikamo iki? Umukindo n'inanga. Abari kuganira se muzi mu gihe cyo kuganira cyari cyagera nababonye. Mfite amaso abiri ariko yose mwese ndi kubareba. Mwihangane rero. Nababonye. Sinshaka kugira ngo mucyure ibiganiro washye. Igihe cyo kuganira nikigera turakibaha muganira. Ahubwo turi ku kigendanye n'uburyo dushobora kugera iwacu hehe. Aho niho turi aho tuganira gusa. Noneho Yesu ngo yarafashe inanga, ngo yarafashe amakamba, ngo hari amakamba y'izahabu aherekejwe no gushyirwa muri buri kiganza, ngo buri urukindo arushyira mu kiganza cya buri wanesheje, ngo ariko bisobanura ngo nukune nyongera gasubiramo ntabivuga nabi. Haranditse ngo haranditse hati bari ku mirongo irabagirana ya mpande enye zingana zikikije umwami wabo. Yesu ashira ikamba ry'ubugingo ku mitwe y'abaneshi akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo, akoresheje ukuboko kwe bwite kw'iburyo. Muri buri kiganza ashiramo umukindo w'umuneshi n'inanga irabagirana. Maze igihe abamarayika bayobora bafunguraga indirimbo, buri kiganza gihita gikorana ubuhanga ku mirya y'inanga, maze bahanika indirimbo iryoheye amatwi ifite injana y'amajwi menshi kandi y'ihoho. Imbere y'imbaga bacunguwe hari umurwa wera. Yesu akingura inzugi z'amabuye y'igiciro mu buryo bwimazeyo. Ngo Yesu agenza ate? Akingura urugi, ngo ariko ngo bwiki amabuye y'igiciro ngo byima arukingura atabereretse kugira ngo nge nawe twinjire. Urangurikiranye komeza twumve. Maze amahanga yitondeye ukuri yinjira mu murwa. Maze we amahanga yitondeye ukuri, ari abahunde, ari abatembo, ari abandandi, kuko iyo bavuze amahanga ni abantu bose ariko badasangiye ibara, badasangiye n'iki. Ayo marembo azabakingukira. Amarembo azagenza ate? Uko waba usa kose upfa kuba waritondeye ukuri uzagerayo ye byanze bikunze. Twegereje iwacu hehe? Komeza. Ijwi ry'Imana ryumvikana inshuro nyinshi mu gihe kibanziriza gato kugaruka kwa Kristo. Okay. Noneho cyagitumwa kibona. Ngo twegereje iwacu hehe? Musanze ari ibyiza tugiye kuzabona. Ariko bazabihabwa ngo nazabaritondeye kuko ijambo ryiza. Aho harimo akantu. Ntabwo ari uko kumva ngo tuzajya gusubiza, ahubwo ari ibyangombwa bisabwa. Kuko tuzatwaritondeye ijambo ry'Imana. Twararihaye agaciro natwe rizatwitura kandi. Ariko nituba twararisuzuguye byanze bikunze tuzaboneka mu muganda wa kangahe? Uko bimeze. Dusome. Bidatinze amaso yacu yerekezwa iburasirazuba. Ndi gusoma ni inama zigirwa itorero. Umugabane wa mbere ni icyigisho ni icya mbere. Nanone hano ni ku ipaje ya 39 turagira kuri 43. Bidatinze amaso yacu yerekezwa iburasirazuba, kuko hari hatungutse agacu gatoya kirabura kangana n'igice cy'ikiganza. Ako twese twari tuzi yuko ari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Twese dutumbira ako gacu dufite ituze cyane, kuko uko karushagaho kwigira hafi ari nako karushagaho kugira umuco. Uko karushaho kwigira hafi karushagaho kugira iki? Ngo ariko ubundi ngo katurutse hejuru, abakarebaga nabaki? Nabaki? Uko nta banyabyaha bazakareba ntibaho. Ahubwo ngo nabakiranutsi bazakareba, ngo ariko ngo bakomezaga kutikitegereza kari kanini kari gato. Kari gatoya kakaza karesha n'igice cy'ikiganza. Ngo ariko barushagaho kugatumbira, ngo karushagaho kugenda kaguka. Kandi karushaho kugaragaza n'umucyo mwinshi. Komeza hepfo. Gafite ubwiza kandi kakarushaho kugira ubwiza kugeza ubwo
kabaye igicu kinini cyera. Ku ruhande rwo hasi cyasaga n'umuriro. Hejuru y'icyo gicu hari umukororombya, naho impande hari abamarayika inzovu baririmba indirimbo y'igikundiro cyane. Kuri cyo hicaye umwana w'umuntu. Umusatsi we wari umweru kandi uzingazinze utendera ku ntugu ze. Umusatsi w'uwo muntu yarinde ubwo ni Yesu. Eri nati ngo agiye kubyerekwa, ngo agiye kubona ikintu cya mbere yabonye, ngo yagiye kwitegereza, ngabona mu kirere cy'ijuru habonetseyo agacu katari kanini ngo kangana n'igice cy'iki. Ngo akomeje kukitegereza, impande yako no hasi yako hari ibintu byari bihari. Hasi hari umukororombya, impande hari iki? Hari kweri manza mwandushije kumva niyongera agasiro shaka kugira ngo mwumve. Hari kuvuga hati ku ruhande rwo hasi cyasaga n'umuriro. Yego. Hejuru y'icyo gicu hari umukororombya. Yego. Naho impande hari abamarayika inzovu baririmba indirimbo y'igikundiro cyane. Byari ibintu bingahe? Ngo mubimpe neza. Nenda gusoza niyo mpamvu ndi kubakurikirana cyane. Mubimpe neza tugendane. Hasi hari umuriro. Hejuru hari umukororombya. Yego. Rwanda ari abamarayika ariko bangana ngo n'inzovu. Uyu muntu azaba akarishye mukanguke igiye gusoza. Ni ibintu bitatu bizaba bigize agace k'akaganza gatoya. Ernest yakomeje kukareba ngo ariko uko akarebaga ngo kagendaga kaguka kagaragaza ibintu. Kagaragaza iki? Twumvishe ko hejuru hari umukororombya, hasi ku birenge bye hari umuriro, impande n'impande ngo hari abamarayika, ngo ariko aravuze ngo inzovu. Bigaragara ko ni benshi. Ngo agiye kwitegereza ngo abona hagati muri ako gacu ngo hicaye iki? Kuri icyo gicu ahubwo. Kuri icyo gicu. Kuri icyo hicaye umwana w'umuntu. Umusatsi we wari umweru kandi uzingazinze utendera ku ntugu ze. Ngaho rero. Kandi ku mutwe we hari amakamba menshi. Ibirenge bye byasaga n'umuriro. Kandi mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite umuhoro utyaye. Mu kw'ibumoso afite impanda yacuzwe mu ifeza. Garukiraho gakeya. Yari afite ibintu bingana iki kandi? Ikiye n'iki? Yari afite umuhoro utyaye. Ngeze ubwo umuhoro umeze ute? Yarahira. So umuhoro mara ni wo gukora iki? Umuhoro iki ucya? Arangije ngo mu kandi kaboko ngo hari mwiki? Impanda ariko yakozwe mu ki? Mu feza cyangwa se mu zahabu. Ariko mushinga gati kuri wa muhoro. Komeza twumve. Amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro areba mu bana be bose. Hanyuma amaso yose ahinduka umweru, na babandi banze Imana bahinduka ubwire. Imambe we sinababwiye bya wa muhoro, na babandi bagenze bate babigura integesho, babandi babona ko byose ari kimwe, babandi bameze nk'uturegeye. Ntabwo ari kuvuga abanyamahanga basanzwe ubona icyo twagezwemo. Ngo none ikintu cyahabaye ni ibintu bibiri. Ngo abakiranutsi be ngo babaye amaso yabo yahindutse imyeru. Amaso y'abakiranutsi biwe yabaye iki? Ngo naho abandi bagenda uko babonye bahinduka ubwire. Harya bagenda nijoro bagenda bari kugenda neza bahinduka ubwire. Nakomeze ko mwiyumvira. Nuko twese turarangurura tuti, ninde ubasha guhagarara? Mbese umwambaro wanje urahora utagira ikizinga. Ubwo batangiye kwirobanura rero. None ibyuriya muhoro, ibyuriya mucyo, bose baratangira bararebana. Ahari kumanza ntashyitse uramuhoro ukansarura. Murankurikiranye. Yari afite umuhoro ngo utyaye amujyangana iki?
akandi kaboko gafashe impanda yakozwe mu ki ngiye kumva icyo iyo mpanda igiye gukora cyo muracyumva ariko icyo aba bamarayika abo bakiranutsi bibazaga nubwo bagaragara ko begereye iwabo mu ijuru ariko muri bo bumvaga badashyitse murankurikiranye mbese nka kwa kundi uja ku mupekero kiragiye cyandibuze byakundaga kubaho kugira ngo umubirere neza wagendaga ibyangombwa ubifashe neza bahamagara izina ngo naka turamubuze warareba gutubika mbere nawe ukazasoma hari ibyo batari bakugeraho bitewe n'uko hari hatewe ikintu cyitwa ndibuze ubwo nshaka kubereka ikintu cyitwa icyo kugenzura ariko igihe cyagera ati naka ati waribonye ati naka waribuze ni ukuvuga ngo ayo masaha yo kusanganira umucunguzi wabo buri bose nubwo bari bagaragara ko bafite ibimenyetso byo gukiranuka ariko muri bo ntabwo bari kumva ko biringiye neza baravuga ati hari igihe wenda hari icyo bari burebe ugasanga ntagikiranutse abo ni abacunguwe nakomeze mwiyumvire haranditse hati hanyuma abamarayika bareka kuririmba habaho umwanya wo guceceka guteye ubwoba noneho ubwo iryo jambo ryasohokaga ngo abamarayika ngo habaho akantu k'agatuze ko guceceka akanya kangana iki ubwo bari kwibaza se koko turakiranutse mbese kuko imirimo yanjye izabyerekana nicyo gituma bari bafite biroroshye nakomeze neza ubwo nibwo Yesu yavuze ati abafite amaboko atanduye n'imitima iboneye nibo bazabasha guhagarara ubuntu bwanje burahagije ibyo bituma mu maso hacu harabagirana maze umunezero wuzura muri buri mutima ubwo nuvuga niho bari bakiriwe akimara kurekura ibyo niho agatima muri bo kahise kagenza gato gahembuka hari wenda hakiri hari igihe wenda hari ibyacu biri kwemerwa ibyacu biri kugenza gute aha komeza masubire haranditse ngo hanyuma abamarayika bareka kuririmba habaho umwanya wo guceceka uteye ubwoba bakibaza kuri rya jambo ryo kuvuga ati si imyenda yabitungana ninde uzabasha guhagarara icyo gihe akimara kurivuga bahise bose babakimye harya se mbese bite koko ubu se koko turemererwa imbere nubwo bari bagaragara ko ari abakiranutsi begereye Yesu ariko ntabwo nta kiza barakabwa bari bavuga ati hari igihe wenda hari akamenyetso runaka naba nariyibagiweho karatuma asubira inyuma hari icyizere bari bifiteho cyane oya habaho guceceka guteye ubwoba ubwo nibwo Yesu yavuze ati abafite amaboko atanduye n'imitima iboneye nibo bazabasha guhagarara ubuntu bwanje burahagije ibyo bituma mu maso hacu harabagirana maze umunezero wuzura muri buri mutima maze abamarayika bongera guhanika indirimbo cyane ubwo igicu carushagaho kwegera isi rukumva ibyiryo sibije ubwo ntiwavuze bati tugiyemo noneho neza kuko umukiza wacu arabyemeye umukiza atagenza ate ubwo niho bari bumva ko bemewe naho ubundi mbere bari gifite imitima y'ubwoba ati koko wabona ntasakaye inyuma wabona bintu inarangije amaze kubabwira ngo ubuntu bwanjye bugenze gute burahagije yari amaze kubakira ubwo bari bamaze kwisanga mu munezero we nuko ya mpanda ya Yesu yacuzwe mu ifeza iravuzwa noneho byose birangiye nababwiye ko mu biganza byafite ibintu bingahe ikihe n'iki umuhoro ni iki ubwo ni ukuvuga ngo impanda agiye kuyikoramo mwumve ikigiye kuvuga ubwo yamanukaga mu gicu ari mu birimi by'umuriro areba ibituro by'abera basinziriye nuko yubura amaso n'amaboko ayatunga ku ijuru ararangurura ati nimukanguke yemwe abasinziriye ibituro birakinguka abapfuye bavamo bambaye kudapfa babandi 144 batera hejuru bati haleluya kuko babonye inshuti zabo bari baratandukanijwe n'urupfu maze muri uwo mwanya turahindurwa tujanwa nabo gusanganira umwami mu kirere muri kumva ya mpanda agaciro kayo semana koko nzabonekamo ntago mbi koko nawe uri kumva uzabonekamo
yewe uri gusinzira wakwihanganye ugasinzira ndangiye ntabwo ndakuvuga izina ariko wihangane wigumya gusinzira noneho impanda yaravuze imaze kuvuzwa ngo abari bari hirya no hino ngo bose ibituro byaraturitse abarimo bose bagenza bati bavamo bamaze kuvamo ubwo icyerekezo cy'iyo mpanda yari icyo yari igamije ni ariko nubwo bimeze gutyo habonetse umugabane umwe wa mbere undi uracyacecetse komeza kumva harakomeje hati Yesu arambura ukuboko kwe gukomeye k'ubwiza afata twese tujanwa mu gicu tumara iminsi 7 tuzamuka twerekeje iyo ku nyanja y'ibirahuri Yesu azana amakamba ayadushirisha ku mitwe yacu ukuboko kwe kw'iburyo aduha inanga z'izahabu n'imikindo yo kunesha kuri iyo nyanja y'ibirahuri b'abantu 144 bari bafite amakamba arabagirana iburese bakeye noneho hari ikintu n'abantu ndagira ngo nongere ntibagarureho bajya bababeshya ngo turi kuririmba ngirihimbano bya Dawudi nyandi muri kumva twebwe uyu munsi ari umwanya wo kubiririmba uko mwakomeje kumva oya ahubwo inanga tuzazihabwa cya gihe dutabarutse tuvuye muri isi y'akaga bakangaratera niho inanga tuzazemererwa iyo uzashaka yose bazagenza bati none ko tuzaba tugeze imbere ngo Yesu arangije ngo aduhereze inanga z'izahabu maze tudutangira ngo gukora mu mirya ni ukuvuga ngo icyo gihe niho tuzabikora naho hano turacyari mu mibabaro turacyari mu ngorane apana ntacyo twakora bazongera kuzajya ubabeshya rero ngo turi kwishimira ngo turi kujya no kubishobora ahubwo tuzishima twishimye nyine arakomeje hati bantu 144 bari bashyizweho ikimenyetso bose kandi bafatanijwe cyane ku ruhanga rwabo hari handitsweho Imana Yerusalemu nshya n'inyenyeri y'ubwiza ifite izina risha rya Yesu igihe twari tunezerewe turi mu mwanya wera b'abanyabibi bararakara batwisukaho ngo badufate badujugunye mu nzu y'imbohe natwe tumanitse amaboko mu izina ry'Uwiteka bagwa ku butaka babura ubaramira ugenze ute burya bigaragare ko mbere yuko twegereza mu ijuru abanyabibaza batarapfuye bazaba bari bakanuye amazi namurikiranye buriya ngo kuko baravuze ngo igihe bazaba batumbiye umukiza wabo ngo babanyabibi ngo bashakisha inzira izo zose ngo babisukeho ngo bagenze bate ngo babisukeho ngo ariko bakomeza guhanika berekeje yo mu ijuru ngo bagwa hasi ngo ariko habura ugenze ute ubaramira kuko ntawe ukubaramira wari uhari turi kujana bari gusoma ntabwo nahabonye kanze twese tujanwa mu gicucu twasomye tumara iminsi 7 tuzamuka twerekeje iyo ku nyanja y'ibirahuri turi kujanaho Yesu azana amakamba ayadushira ku mitwe yacu ayadushirisha ku mitwe yacu ukuboko kwe kw'iburyo aduha inanga z'izahabu n'imikindo yo kunesha kuri iyo nyanja y'ibirahuri b'abantu 144 bari bafite amakamba arabagirana abandi bafite atarabagirana cyane amakamba amwe yagaragaraga ko aremerejwe n'inyenyeri ayandi afite nkeya gusa bose bari banyuze rwose n'amakamba yabo kandi bose bari bambaye igishura cy'ubwiza cyera kivuye
kivuye ku ntugu kikagera ku birenge. Turi kujanaho ubwo twagendaga twerekeje ku nyanja y'ibirahuri tugana ku irembo ry'umudugudu, abamarayika bari badukikije. Yesu arambura ukuboko kwe gukomeye k'ubwiza, afata irembo ry'imarigarita arisunika rikingukira ku mpata yaryo, arabagirana maze aratubwira ati, mwameshe ibishura byanyu mu maraso yanjye, muhagararire ukuri kwanjye mutanyeganyega, nimwinjire. Twese turinjira maze twiyumvamo uburenganzira bwo kuba mu mudugudu. Kwiyumvamo uburenganzira bwo kuba heza, ariko impamvu babuhawe ni ibyangombwa runaka bagiye buzuza, bahagarariye ukuri batanyeganyega. Icyo ni cyo gitumije amarembo y'ijuru abakingukira, ni uko bahagarariye ukuri ariko batagenza bati. Abo rwose bitegura, abumva ko bahagarariye ukuri batanyeganyega, amarembo y'ijuru azabakingukira. Ariko abumva ko bagenda gutya, ayo ntibitegure ko bazakingukira rwose, ntabwo bishoboka. Aho twahasanze igiti cy'ubugingo n'intebe y'ubwami y'Imana. Mu ntebe y'ubwami havamo uruzi ruboneye rw'amazi, kandi hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo. Ku nkengero imwe y'urwo ruzi hari igishitsi cy'icyo giti, no ku yindi hari ikindi, byombi biboneye ari izahabu irabagirana. Bwa mbere hejuru bifatanye ari igiti kimwe, naho cyari igiti cy'ubugingo kiri hakurya no hakuno y'uruzi rw'ubugingo. Amashami yaco yari abogamiye aho twari duhagaze, kandi imbuto zaco zari z'ubwiza zisa n'izahabu ivanze n'ifeza. Twese tuja munsi y'icyo giti turicara, tureba ubwiza bw'aho hantu. Mwene data bamuvuze izina hano, babwirizaga ubutumwa bw'ubwami, kandi ab'Imana yashiriye mu gituro kubakiza. Barazamuka baradusanga, batubaze ibyo twanyuzemo mu gihe bari basinziriye. Tugerageza kwibuka amakuba yacu akomeye, ariko yabaye angana urwara agereranijwe n'imbaraga z'iteka z'ubwiza bari butuzengurutse. Reka se nuhine hano gakeya, muri kumva ko hasomye byinshi birebire. Ubwo nuvuga ngo binjiye mu biganiro, ariko ibiganiro bitewe n'iki? Ngo bageze ahantu abo bera, bamaze kuhagera ngo basanga ibisitsi bibiri, kimwe hakurya ikindi hakuno, ariko ngo hagati y'ibyo bisitsi bibiri hari ibiki? Hari uruzi rw'ubugingo. Ngo none agiye kubona ngo abona hejuru, ubwo hasi byari ibisitsi bibiri, ngo ariko agiye kubona abona hejuru ngo birahuye, biba igiti kimwe. Nkonge nabyumvise, biba igiti kimwe, ngo ariko nacyo gifite amatunda, ngo ariko yose nari icyo ari zahabu. Aho hantu ni habi, ni heza, simbizi kuhagera ntabwo byoroshye. Tumaze hepfo dusa n'abagiye gusoza. Haranditse ati, bituma tutirirwa tuyavuga, maze twese turarangurura tuti haleluya. Ijuru rifite igiciro coroshe bihagije, maze dukora ku nanga zacu z'ubwiza, zituma amazu yo mu ijuru ameze nk'uduseke arangira. Yesu aturangaza imbere, twese turamanuka tuza muri iyi si. Aturangaza imbere, twese turamanuka tuza he? Reka mwumve niho tuze guhindura. Umusozi ukomeye kandi w'icyubahiro utabashije Yesu usadukamo kabiri, maze uhinduka ikibaya kinini cyane. Hanyuma turebye hejuru tubona ururembo rukomeye rufite imfatiro 12 n'amarembo 12, atatu kuri buri ruhande, kandi buri rembo hari marayika. Twese turarangurura tuti ururembo rukomeye ruje ruturuka ku mwami, ku Mana mu ijuru. Nuko ruraza ruje aho twari duhagaze, nuko dutangira kureba ibintu by'ubwiza byari inyuma y'ururembo. Mpabona amazu meza
cyane yasaga n'ifeza atewe inkingi enye zishizweho margarita zifite ubwiza buhebuje bwo kurebwa. Ayo mazu yari abereyeho kubabwamo n'abera. Mu nzu yose harimo ingango yo kumanikaho ibintu. Mbona benshi mubera baja muri ayo mazu, bambura amakamba yabo arabagirana, bayashira kuri ya ngango, nuko barasohoka baja mu mirima iri hafi y'amazu kugira icyo bakora mu butaka. Muri kubyumva ariko buriya turi kujyana kweri. Aricyo nshatse kugira ngo mvugeho gikeya, ngo Yesu ubwo yarabarangaje imbere ngo yinjiye mu mazu, ntabwo akorera yandi yavuze ngo muhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data yari amazu menshi, ibaye adahari mbabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzagenze mu niyo yayo. Icyo nshatse kuhavuga ni iki, ngo yamaze kubarangaza imbere yinjiye mu nzu, ngo buri wese ahabwa inzu ye. Ngo ubwo yageraga muri iyo nzu ye hari ikintu gitangaje ngo yabonyemo, ngo yabonye ikintu cyitwa ingango. Ingango ni igiki? Ngo mukifashe ni igiki? Mujikara wo kumanika ibintu, bamanika n'amakamba, ubwo byitwa izina ry'iki kimukubise kandi. None ngo tumaze gusanga tutamenya ingango icyo ari cyo. Ingango ni ikigozi ushyira mu cyumba cyawe wizeye, warangiza ntubike imyenda y'agaciro yawe yose. Murankurikiranye uyimanitse. Noneho ngo bamarayika rero nabo nako bacunguwe nabo, ngo bakimara kwinjira muri ayo mazu ngo bagiye basanga harimo iki? Ingango. Ngo kuri iyo ngango bashyizeho iki? Amakamba bayakuraho bayashyira. Barangije ngo basohoka muri ayo mazu baja mu mirimo, ngo batangira kwitembeza mu ki? Barebe ko ari icyo bakora, barebe ko hari icyo bagenza bakora. Kwanebwe bazajya komeza diyo, ngo komeza twumve. Hano harakomeje hati baja mu mirima iri hafi y'amazu kugira icyo bakora mu butaka. Si nk'uko dukora ku butaka bwa none. Dukora ku butaka bwa none. Mwankundira tukagenda tukaraba ko twagera iwacu mu ijuru. Muri kunyumvira ibiriyora. Ngo si nk'uko komeza twumve. Si nk'uko dukora ku butaka bwa none ashwida. Umuco w'ubwiza urabagirana ku mitwe yabo bose, bakomeza kurangurura no guhimbaza Imana. Nabonye undi murima wuzuyemo uburabyo bw'amoko yose, kandi ubwo nabucaga nararanguruye nti ntabwo buzagajuka. Nongera kubona umurima urimo ibyatsi birebire byiza cyane bibereye ijisho, byari bifite itoto rihoraho kandi bifite umuco usa n'ifeza n'izahabu, biriho byizunguzanya ishema byerekeye ubwiza bw'umwami Yesu. Ngo byizunguzanya iki? Ishema. Umurimo wayo kangahe? Wa kabiri. Mubweri nayo itegumeje kwerekwa rero ibyiza abera bazabona. Kumbi harimo n'imirimo, buryo umurimo ni mwiza. Ngo ariko ngo si nk'uko dukora ubu, ngo hari ukuntu tuzakora, ngo babigize ibanga. Murankurikiranye? Hanyuma tuja mu gasozi. Tuja mu gasozi kuzuyemo inyamaswa z'amoko yose, intare, umwana w'intama, ingwe n'isega, zose zishize hamwe rwose. Tuzinyura hagati maze zidukurikira zifite amahoro. Hanyuma tuja mu ishyamba ritari nk'ishyamba ricuza umwijima ryo mu isi, ryo muri iyi si. Reka da, ahubwo ryari ishyamba ry'amayangayanga rikikijwe n'ubwiza. Amashami y'ibiti byo muri ryo yahungabaniraga hirya no hino, maze twese turangurura tuti tuzabera amahoro mu butayu maze twiryamire mu ishyamba. Tuzabera amahoro mu butayu twiryamire he? Ni birebire ariko meje ntitwava, ahubwo numva yakatiwe. Nenda wicaye twegereje iwacu hehe? Yari bigiye gushira. Ngo bimare. Haranditse ngo duca iryo shamba kuko twari mu rugando tuja ku musozi Siyoni. Ubwo twariho tugenda
twahuye n'inteko y'abantu nabo batumbira ubwiza bw'aho hantu, mbona umusozo w'imyambaro yabo utukura, amakamba yabo arabagirana, ibishura byabo ari umweru waka. Tubaramukije mbaza Yesu abo ari bo, ambwira yuko ari abapfuye ari we bazira. Bari kumwe n'abana batagira ingano, nabo bari bafite umusozi utukura ku myambaro yabo. Umusozi Siyoni wari imbere yacu. Kuri uwo musozi hari urusengero rufite ubwiza kandi rukikijwe n'indi misozi 7 yariho uburabyo. Mbona twana duterera cyangwa twashaka tukagurukisha utubaba twatwo. Ubwo rero nababwiye ngo biracyakomeye, ariko mwumvisha ari twiza tuje. Ngo ubwo abana ngo marika babaga bari kwitembagiza ngo hari utundi twana twabonetse, yemwe ba muri aho muvuge neza. Mwiriwe mukurikirana akanya harimo kabonetse, ngo yagiye kubona ubwo ababyeyi babo bari bamaze kwereka isi, bamwe bamaze kwereka imirima yo guhinga, ngo ariko si nk'uko duhinga, ngo nuko ubwo barongera ngo bahabwa ngo bongera baja mu tundi dusozi ngo habona ibiti bifite ngo amawara bagirana atabasha kugajuka, ngo bakomeza kubyitegereza, ngo bagiye kubona ngo babona utundi twana ngo turi gusa naho turi kuzamuka ngo duterera buhoro buhoro, ngo ariko nanone ngo agiye kureba ngo asanga dufite n'amaki mwumva icyo tuzaba tugiye aho dusoreze. Kature haruguru gato mbona twana duterera cyangwa twashaka tukagurukisha utubaba twatwo tukagwa mu mpinga z'iyo misozi, maze tugaca ubwo burabyo budateze kugajuka. Maze twana ngo twaragurukaga ngo tugaca uturabyo ngo twashaka ngo twagenza dute, nta mutete urimo, nta mudabanga urimo, tugatera ngo twabona biragoye ngo tukaguruka n'iki ngo tukaguruka nk'ubu wenda akanuka kava hano haruguru twabazine kakaguruka kakitoza twabanje kagashukuba kakongera, niba baraherekezanyaga ntumbase murankurikiranye ngo bagacuta uwo ngo ariko tutagajuka. Abantu si heza, twegereje iwacu heza, tuzahabona se ntabwo mbizi. Ahazengurutse urusengero hari ibiti by'amoko yose byo gutera aho hantu ubwiza, igiti bibabi byinshi, igiti cy'umusonobari, ikindi giti cy'amashami makeya, umwerayo, n'agati gatoya n'umukomamanga n'umutini byunamira hamwe n'imbuto z'umutini zari zeze. Ibyo bituma aho hantu hose haba ubwiza. Maze tugiye kwinjira mu rusengero, Yesu arangurura ijwi rye rinejeje cyane aravuga ati, abinjira aha hantu ni abantu 140 gusa. Maze dutera hejuru tuti hati. Usaranditse ngo urwo rusengero rwari rufashwe n'inkingi ndwi, zose zari zahabu irabagirana, zisizweho imaragarita nziza cyane. Ibintu bitangaza nahabonye sinabasha kubisobanura, yemwe icyampa ngo mbashe kuvuga mu rurimi rw'ikanani, niho babibashije kuvuga bike by'ubwiza bw'igihugu kirushijeho kuba cyiza. Reka duhagarare ahangaha, bikomeje ahangaha ngo niba utari kumvurira rero ni ukuvuga ngo turi kwigana ijambo riri kutubwira ngo iki twegereje iwacu heye urahashaka hingo Imana ihabahere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.